Kaduhere mu ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 11 umurongo wa 12. Kadusome mu izina rya Yesu ababonye. Matayo ibice 11 umurongo wa 12. Matayo ibice 11 umurongo wa 12. Kadusome mu izina rya Yesu. None twasimbuka tujya kurya mu bice 26 mirongo 38 tugeze kwa 74. Wenda mwashya agapapuro hanyuma turaza gusoma nanone irindi jambo riri mu ngoma za mbere ibice 16 mirongo 11. aho niho tuza guhagararira tuganira. Yesu abamugisha. Reka dutangire aha muri Matayo 11 ibice 11 mirongo 12. Haravuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zigishwamo imbaraga Imana mu ijambo ry'icyubahiro. Ngo uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zigishwamo imbaraga Imana mu ijambo ry'icyubahiro. Hanyuma reka tujye kuri 26 ibice 26 turahera ku murongo wa 69. Reka dusome titire yavuga ngo Petero yihakana Yesu. Ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umuja aramwegera aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya. Maze abihakanira imbere ya bose ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Arasohoka. Ageze mu bikingi by'amarembo, undi muja aramubona, abwira abahari ati, n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Yongera kubihakana arahira ati, uwo muntu simuzi. 73. Hashize umwanya muto abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati, ni ukuri nawe uri umwe muri bo, ndetse n'imvugo yawe ikumenyekanishije. No kuvuga ngo ibyo avuze nibyo bimenyekanisha yuko nawe yari kumwe na Yesu. Imana yo mu ijuru idufashe. Reka nanone dusome rya jambo riri mu ngoma twavuze tugusozereze ingoma za mbere ibice 16 umurongo wa 11. avuga ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Amen. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Amen. Dushima Imana yo mu ijuru iduhaye iki gitondo cy'umugisha, ikaba iduhaye kuboneka ahangaha. Imana mu ijambo icyubahiro. Mbere ya byose mfite intashyo kuva ejo nateraniye Kibagabaga, iteraniro rya mbere baduha intashyo rusange, ariko mfite n'iziwacu umwihariko. Kandi tuba tumaze iminsi turi mu masengesho y'iminsi 2 abagabo bayobote bose tugiye gutandukana nabo bampaye intashyo, ariko na Pasiteri Kamana ariwe mushumba wacu. Iwacu dufite ubungubu hariho prinsipe imwe, nta muvugabutumwa ugenda Pasiteri atabizi. Niyo ugiye ni gahunda yashyizeho kandi nabonye ari nziza, ugomba kugenda ariko ubanje nukuvuga ngo abari gutumira bagomba kubanza kubimusaba kugira ngo bice akajagari kumva ngo kanaka yagiye runaka. Akenshi hari igihe umuntu agenda akajya ahantu akavuga ubutumwa, ajya gusanga akaza amakosa akakabyitira umudugudu runaka. Icyo kintu rero mu itorero ryacu rya ADEPR barimo bagenda bayica ubundi, ariko agezeyo iwacu yashyizeho umurongo ntarengwa. ni ukuvuga mbere yuko nemera ko najya runaka nsaba uburenganzira, akabanza akasaba uburenganzira iwacu nabo bakamuha uburenganzira, ndetse aho umugisha yo kandi nabonye ari byiza.
buriya kumvira nabyo ni byiza. Yesu abamugisha. Ubwo rero mbere yuko ntandukana nawe ejo twari kumwe yarambwira nzabahe intashyo naho hose twatambutse mbahaye intashyo za bene so muzakire. Yesu abamugisha. Hanyuma niza mu gikoro kuko ntabwo abashe kuboneka ahantu nawe iyo konje zibonetse nk'uku abantu nyine bagenda gushaka uburyo babaho nabo uburyo bwo mu mwuka kuko tuba dufite byinshi bitugoshye tuba dukeneye imbaraga z'Imana. Ubu nawe hari ahandi nagikora rero nawe yambwiye mbahe intashyo mwakire intashyo za mwene so. Yesu abamugisha. Kuwatanzi wenda kuriya mushyitsi nitwara Intwari Jean Paul nkaba ndi umudiyakoni umudugudu w'iwacu hariya ya kabiri ya Ubote muri paruwasi ya Remera mu kazi gasanzwe ubuzima bwabo bwa buri munsi muri kaminuza ya Kigali yigenga. Hanyuma ubwo dutuye Kibagabaga madamu asengera ngaha ubwo ndimo ndibwira umushyitsi ndumva dufite madamu n'umwana nawe wabonetse mu kubw'imbaraga z'Imana. Ibyo byose tubishimiye Imana yabikoze. Imana yamushije icyubahiro. Uyu munsi rero numvise twaganira amagambo atari menshi kandi nanone atari make kandi nifuza ko nanone tuza gusenga kuruta ibindi byose. Twasomye amagambo y'Imana ariko nk'ibyo byose nasanzemo tukimara kuntumira nagerageje gusenga Imana no kwibaza icyo tuzaganira sanga umukirisitu w'iki gihe cya none cyangwa se mu gihe kizaza akeneye ikintu kimwe mu rugendo rugana mu gihe cyo mu ijuru. Akeneye imbaraga z'ijuru. Yesu ashimwe. Akeneye imbaraga z'Imana. Wava ukagera iyo wakwitwa reperezanta icyo wakwitwa cyose ukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo uzabashe kurangiza neza urugendo twatangiye kuko urugendo rurimo amakuba menshi rurimo intambara nyinshi rurimo ibigeragezo byinshi rurimo ibintu byinshi ariko ikintu kimwe cyazashoboza kugira ngo urugendo ruzarangire neza amahoro ni uko ukeneye imbaraga. Iyo muririmbyi iyo twatangiriyeho yavuze ngo imbaraga ku bw'ubuntu bwawe uko uzageza igihe uzaza kunjyana si none sejo nkeneye imbaraga z'ibihe byose kuzageza igihe uzaza kunjyana. Ariko arabwira ngo ntabwo nkwiye kujya ninkora niganira ko nibaza uko ejo bizameze uzani ukayikuhoraho mbese Imana yo mu ijuru kuko ihoraho kuko ari iba yamuhamagaye aba afite icyizere yuko izamugezayo. Ariko aravuga ati rero ujye umwihera imbaraga zawe buri munsi ujye umwihera imbaraga kugira ngo uzabashe kurangiza neza urugendo Imana mu ijuru icyubahiro. Niyo navanye ngo iki cyifuzo abo reka dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo tuzarangize neza urugendo. Reka niyo tuzagenda tuganiraho ariko Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Twasomye ijambo ry'Imana tuvuye muri ya ndirimbo twasomye hariya inkuru indende twasanze hariya ijambo ry'Imana ni Yesu ubwe wavuze avuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza kugeza none kugeza igihe cya Yesu kugeza no kuzaza ku gihe cyacu kugeza n'igihe cy'abandi bazadukurikira niba impanda y'Imana itayavuga ubwami bw'Imana ngo buratwaranye. Yesu ashimwe. Kandi intwarane ni ukuba yanjye atwaranye iribugishwamo n'imbaraga. Yesu ashimwe. Bivuga ngo irantwarane iratwarana ntabwo ushobora kubwishyiramo byonyine oya ngo ni imbaraga ibakoresheje ngo ikabwinjizwamo n'imbaraga. Imana yo mu ijuru icyubahiro. Dufite urugendo twatangiye ariko nanone ruzarangira nta kabuza ruzarangira. Kuririmba ko tuzagiye kurangira hano mu isi ariko ko kuzakomeza mu ijuru ni impano nziza ku bayifite. Imana yo mu ijuru icyubahiro kuko impano zose zirusuzanya ariko nanone ni ukuvuga ngo kuzakozwa mu ijuru. Urugendo gusenga tuzarangirira ngaha ariko tuzasenga tuzageza umwami Yesu aje atwinjije mu gihugu cyo mu ijuru. Reka ikintu impamvu tukeneye imbaraga ni ukwege ikenshi abajyana intege nke umubiri tubamo ubwawo uduteza intambara zitandukanye aba ari intambara y'ubuzima busanzwe yaba ari intambara y'imiterere tubamo yaba ari intambara y'isi yose iza ikura kuko uyu muntu ari twebwe ni ukuvuga ngo duhora iteka ari ibidukura kandi ibyo byose bidukura bishamiye ngo bitujyane mu irimbukiro. Ariko Yesu nawe agahora turwanira ko mugiye ko bwije Imana mu ijuru icyubahiro. Twasanze hariya
twasomye hariya mu ntuza muri Matayo ibice 26:39 kugera ku 34 twasanze umugabo witwa Petero. Dusomye Matayo ni umugabo ahamagarwa ari umukoresha w'ikoro, maze guhamagarwa umukoresha w'ikoro aragira akomeza urugendo nk'uko Yesu yamuhamagaye. Amaze gukomeza urugendo, igihe kiza kugira ndetse ushima ko aya magambo Yesu yavuze ayandika, niwe wanditse ngo yandika mu yari amagambo yagiye atubwira mbese uburyo Petero atubwira amakuru ya Petero, atubwira uburyo Petero mbese yihakanye Yesu gatatu. Wareba Petero y'ubu niwe wari representa legal, no kuvuga ni nkuko avuga mu mwanya mu make, ni nkuko avuga ngo uyu representa wacu Esayi yihakanye Umwami Yesu. Kandi noneho ikintu gitangaje si uko yihakanye imbere y'Umwami Yesu, ntabwo yihakanye imbere y'abasirikare. Icyo kintu nagitekerejeho ndavuga mwana urugendo rurakomeye. Ntabwo yihakanye imbere y'abasirikare. Abamubazaga si umusirikare wamubajije ngo mubaze ngo Petero wewe ntabwo nakubonye uri kumwe na Yesu, ntabwo ari umusirikare wamubajije, ni umuje. Ni ukuvuga ngo muri make ni umukozi wo mu rugo wamubajije, bamubwira ati wewe sinakubonanye na Yesu, wowe uri umunyaganari. None umusha si umusirikare, abasirikare baba bahari barimo bahura na Yesu, si umutambyi, si umusha. Bivuga ngo natwe dufite ibyanyu bitunanira bitobera gusa ubona abantu iyo umuntu ari mu ntege iteka akantu kose gashobora gukanga. Iyo uri mu ntege nako gapapuro gashobora gukanga, bavuga ngo he ugahita wirukanka kandi mu by'ukuri nta kintu cyari kikwirukanka. Ariko kubera nta mbaraga yari afite zo kuhaba, kandi Yesu yavuze ati wowe nk'uko itari yabikora wigihakanye gatatu. Imana yamuje idufashe. Noneho ahangaha Petero icyo yasegaye iki? Petero nta mbaraga yari afite. Noneho Petero si n'ibyo ngibyo gusa tumubona cya gihe bavuye mu gashyamba bavuye gusenga, bamaze gusenga ahangaha Yesu yababwiye ikintu kimwe, arababwira ati rero nyamuneka musenge mutajya mu moshya. Iyo usomye ari mu bice 22 bya Luka harimo inkuru ndende Yesu yabajyana ku musozi basengeragamo, amaze kubajyana ku musozi basengeragamo arababwira ati musenge mutajya mu moshya. Bene data, umukristo udasenga Imana, utabana n'Imana mu gihugu mwihariko, ntazagera muri cya gihugu iki gihugu turimo tuvuga. Ntibishoboka. Impamvu bidashoboka, dufite imbaraga nyinshi ziturwanya, tuzitsindishiriza mu masengesho. Kuko gusenga muri ibyo yavuze ngo niho dutsindukana bw'umwanzi, kuvuga ngo niho dutsindukana bw'umwanzi, niho imbaraga z'Imana zitwurukiyamo, zamaze kutwurukiyamo, tukagira imbaraga zo guhaza, tukagira imbaraga zo kunesha, tukagira imbaraga zo gukirana. Aho hose tuyivoma mu isoko yitwa gusenga. Niyo mpamvu rero nubwo tuvuga ngo imbaraga, ariko izi mbaraga zose isoko yazo dushobora kuzikomoramo isoko yitwa gusenga. Ariko si umuntu usenga ninde? Uyu muntu usenga agomba kuba agerageza nibura mu kwawe tegeke ukeya wayakiranira Imana. Yesu ashimwe. Kuko ijambo ry'Imana Pawulo yandikiye Abafilipi yavuze mu bushobozi byose na Kristo imbaraga. Ntabwo nakwishoborera, nubwo mubona tuvuga ubutumwa ukomeye, ndavuga tugiye cya Pawulo, ndimo navuga Pawulo, nubwo mubona byaje amatora ibunaka, ariko nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Imana muje itugire neza. Noneho isoko tuzabonamo izi mbaraga, isoko tuzavomamo izi mbaraga tugomba kugenda nazo kuzageza turangije neza urugendo, ni isoko yitwa gusenga. Gusenga ijambo ry'Imana ryatuye neza. Yakobo haravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko yasenga umwete. Ni ukuvuga ngo yahoraho asenga umwete. Niho si kuba munasenze uyu munsi byarangiye, munasenze ejo byarangiye, munasenze muri groupe byarangiye. Oya, tugomba gusenga uburyo bwose. Imana yamuje yakw'icyubahiro. Ni ukuvuga ngo turi mu rugo tugomba gusenga, turi aha tugomba gusenga, turi mu kazi tugomba gusenga, tugomba kwiherera tugasenga. Kuko iyo dusenze ijuru riduha amakuru. Yesu ashimwe. Iyo dusenze ijuru riduha amakuru, iyo dusenze ijuru riguha umwitwarire ariko rikakubwira uburyo ugomba kwitwara. Iyo dusenze ijuru
ijuru ikwereka uburyo utari mu nzira nk'uko bikwiriye. Iyo dusenze ijuru ikubwira ibihe bizaza, ikakubwira n'ibiriho, ndetse ikakubwira n'ibyarangiye kuko iyo usomye itangiriro mu by'ukuri ntabwo Mose yari ahari. Mose ntiyari ahari Siremu, Mose ntiyari ahari imisozi ishyirwaho, Mose ntiyari ahari inyanja zibaho, ariko kubera kubana n'Imana aho ngaho Imana imwishuye imwereka ko byo isi yaremwe, yavuga ati isi yaremwe gutya, ibimubwira byose kugeza nuko bantu babayeho. Ntabwo Mose yari ahari. Ibyo byose Imana igenda ibimwereka, arandika kugira natwe bizatugirire umumaro mu gihe nk'iki Imana imwishyura ku icyubahiro. Rero ibyo byose bikomoka mu isoko yitwa gusenga. Imana imwishyura ku icyubahiro. Ni ukuvuga rero ngo gusenga aho niho dukobora n'imbaraga zibasha gutuma tunesha ibitugerageza, kuko ijambo ry'Imana iyo usomye muri Yakobo igice cya 12 bavuga ngo wihanganiye ibimugerageza ngo namara kwemera ubwo zabwika muri ubugingo. Burya Imana yasezeranyije abayikunda, ariko ntabwo wabasha gutsinda ikigeragezo, ntazababeshye kugira ngo utsinde ikigeragezo. Ugomba kuvuga amasengesho ugasenga, atari yandi muri groupe gusa, atari yandi muri korale gusa, atari yandi yo badutegetse nk'abadiyakoni wacu, atari yandi badutegetse bavuze ati tuzasenga nk'abagabo. Oya, ahubwo ugomba gusenga amasengesho y'uburyo bwose, Imana ikabana nawe. Kandi mpamvu gusenga bituma tuba maso. Yesu ashimwe. Gusenga bituma tuba maso. Uba maso iyo uri maso nta kintu kikwinjira. Ahangaha Yesu niwe yababwira bakavuga ati musenge mutajya mu moshya. Kandi koko mu kanya niho Petero yaciye ugutwi k'umusirikare. Yesu asubizaho amureka bamubwira ati reka ubwami bwacu ntabwo ari ubungubu bwo guca amatwi, wihangane. Petero ayivamo. Nyuma yaho mu kanya gatoya Petero yihakana Yesu, ariko akoresha yihakana umusha utumye yihakana Yesu. Ariko noneho reka rero turebe Petero yuzuye Umwuka Wera. Yesu amaze kurangiza urugendo, ikintu yababwira ko amaze gusoza urugendo mu bice byakozwe n'intumwa igice cya 8 yaharawe yanditse yababwiraga ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera namanukira, ngo muzaba abagabo bo kuba. Ababwira mu Yerusalemu, Yudaya ndetse n'i Samariya hose. Ntabwo mwaba abagabo mutamuzi Umwuka Wera. Mujye mu cyumba cyo hejuru, ababwira icyumba bagomba kujyamo, baragenda bajyayo, bamaze kujyaho bakora amasengesho. Bamaze gukora amasengesho niho Imana basutsemo imbaraga, imaze kubasukamo imbaraga buzuye Umwuka Wera. Bamaze kuzuza Umwuka Wera barasohoka, ngo ku munsi wa Pentekote hihana abantu 300. Noneho reba Petero wa wundi wihakanye umuja, reba Petero unahagaze muri Yerusalemu. Amakuru arazwi yuko Yesu bamwishe, abamwishe babazwi n'abatambyi. Ntabwo yari amakuru, ntabwo byari inkuru wenda ivuga ngo abamwishe ntibazwi. Abatambyi bamwishe barazwi, baraho bamwicishije. Abayobozi bakuru, abaguverineri bandi bose bari aho ngaho, ariko aravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba. Ni Petero wa wundi, si Petero wazutse, ni Petero wa wundi wari uri hariya yihakanije, wa wundi mwishe mukamubamba. Noneho abihamiriza imbere ya Yerusalemu mu murgi, atari wamusha si imbere y'ababaje, ahubwo abihamirije none imbere navuga ngo y'igihugu cyose, kuko baza mu mujyi wa Kigali bakavuga ati wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi. Tukeneye imbaraga zo mu ijuru. Yesu ashimwe. Aho ngaho Petero niwe wahise ahamiriza, maze guhamiriza abwira abantu, aravuga ubutumwa, imbaraga zimaze zimumanukiramo, ibirego bitangiye guhaguruka. Koko mu buryo bugaragara abareperezanta legari kuko wujuje ibyangombwa. Imana muje tugiye neza. Uyu murimo w'Imana dukora ntabwo twawushobora tutuzuye imbaraga z'Imana, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'Imana, ni ukuvuga ngo gusenga kwacu niko gutyaza izi ntwaro zose ubona. Gusenga kwacu niko gutyaza abaririmbyi bakaririmba, tukuzuye Umwuka Wera tukanezerwa. Gusenga amasengesho, gusenga niko kugenda kukazana. Buriya hari igihe wumva iyo uvuga gusenga ukumva ko ari ibintu bisa naho byoroshye. Nge rimwe hari ikintu Imana igeze inyereka, ndangije numva ntangariye amasengesho. Imana nigeze mu rugo rumwe, iyo famiye yarambwira ati ariko wazaje natwe ukadusengera Imana ikaduha umugisha.
bari n'abakatolike mu famiye yacu arangije ntabwo ntacyo dufite icyumba cy'amasengesho ntacyo nzaza marara taza turaganira tumaze kuganira amakuru ni meza biragenda ati rero mu masaha yacu turaganira tuganira ijambo ry'Imana amasaha yacu yo kujya kuruhuka arageze ntabwo yasa nta kibazo ngiye gusigara nisengera na famiye zanjye ngiye gusura ndaza ndajya mu cyumba ndangije mu cyumba ndasenga maze gusenga mbwa ati wowe uraranga ntabwo yasa nta kibazo ndasenga maze gusenga nijoro ngiye kubona ngo niyerekwa umwuka w'Imana anyereka uburyo aranzamura maze kunzamura anyereka igiti icyo giti nabwiye ngo igiti cy'ubugingo yasashimye maze kubona icyo giti cy'ubugingo noneho icyo giti ngiye kubona mbona icyo giti ngo cyari gifite imbuto z'amoko atandukanye ariko nanone gifite ibibabi nibyo nshaka kubabwiraho cyane ibyo bibabi noneho wa muntu arambwira ati rero arambwira ati burya kandi iyo ujya ubona ukabona ngo abantu basengeye abantu ngo yakize reba ukuntu bigenda arambwira ngo kwizera kwa wa wundi wasenze no kwizera kwa wundi yasengeye ngo birazamuka ngo byamara kuzamuka ngo kukabukoko kugenda ugasengera ku cya giti cy'ubugingo ngo cya giti ureba nabonaga ari igiti kimeze nk'imyembe gifite ibibabi by'imyembe ngo cyarangiza ngo ya maboko ngo agakamura ngo amakamura bya biti ngo yangiza kurutse ko umurwayi bagakira bya bibaye bikomeye ndabibona maze kubibona ndavuga burya akenshi twicwa n'iki ntitujya kwizera ikindi nanone cya kabiri ntabwo dusenga ariko nta nako kantu umva ndanezerewe Yesu ashimwe rero ni ukuvuga ngo iyo dusenze tukizera amasengesho yacu agenda akagera ku Mana Imana ikayakoresha Imana yo mu ijambo icyubahiro rero dukeneye gusenga hariya dukeneye imbaraga z'Imana zizadushobora kujya mu bwami bwo mu ijuru twasoma ijambo hariya mu ngoma ibice 16 umurongo wa 11 twasanze avuga ngo Uwiteka ngo mushaka Uwiteka n'imbaraga ze Uwiteka ashaka gushaka imbaraga ze ariko nanone ngo dushake no mu maso he iteka gushaka mu maso he tujye tujya imbere ye iteka tujye imbere ye dushaka Imana tujye imbere ye twegera Imana tujye imbere ye tuyibwire ati rero burya twifuza kugera ku cyaro buri Imana ibishaka ko tuzi imbere yayo kandi nanone Yesu we yaravuze ngo musenge udasiba muri no aturiye ushobozwa gusa buri munsi ijuru izayabikubona ijuru barishaka ko ari cyo ribwira ubundi Imana ibishaka ko tuvuga Imana ishaka ko tuvuga kandi koko birumvikana ubyaye umwana se akabikituma byakunezeza wenda akaba wa muntu utavuga buri gihe ukamubona aho ngaho byakunezeza ariko Imana irashaka ko imvugo yanjye iyashaka imbere y'Imana Yesu ashimwe imvugo yawe irashaka imbere y'Imana uko waba uri kose yaba ari njyewe yaba utende manga yaba undi imvugo yawe igihe cyangwa se yawe irayishaka imbere y'Imana Yesu ashimwe haba mu gicuku yaba mu nkoko imvugo yawe Imana irayishaka yumva ikumva iryo jwi ryayo ikumva ikavuga ati umwana wanjye kanaka umwana wanjye Jamari arampamagaye Nyarugenge bashaka ibintu ubwo Jamari ubwo Imana akavuga Imana ikandika mu batega Jamari ashaka ibintu ijuru ikumva ryamakuru kugiye gikwiriye cy'Imana bajya kubona Imana yasubije niho uko tuyibwira uko tuyegera uko tubana nayo Imana igenda itanga amasezerano yamara gutanga amasezerano hari igihe Imana iginezerwa yamara kunezerwa ikakwereka ibintu bisa naho bidasanzwe bisa ku buryo bugaragara ukabona ko ari ibintu neza bisa naho bitabona ari bitoya ariko kuko byavuye mu gihugu cyo mu ijuru bikari ibintu bikomeye kuri wowe Imana mu ijambo icyubahiro hari igihe ndi Rusizi ari ku itariki 21 z'ukwa 12 niho nabonye Yesu noneho mwumva ari maze igihe kirekire mbwira Imana ngo Mana abantu bagerageza bagaca mu bigaragazo byinshi ko benshi bagiye bakubona ku kigenda kubona nkakomeza nk'igihe Imana igihe kiza kugira kuri iyo tariki Imana yansanga nigeze mbibabwira agasimba n'ubugiye gusubiramo ariko imaze kumusanga ndamubona Yesu maze kubona Yesu njye numvishe ko biragira aho ngaho ariko ikintu cyantangaje Yesu ijambo ry'Imana avuga ngo muri byaremye ngo Yesu ni byose ko mufite ibintu byantangaje nuko kubona Yesu kwanjye kwaje kungwanira intambara y'imyaka 14 ntabyara Yesu ashimwe
kuko ndibuka ngeze Burayi tugiye kwivuza abo twavuga bambwira ati ntabwo uzabyara nawe nzabyara ngo ugomba gukoresha n'igiti ugeze amahirwe ugeze hano i Burayi ugomba gukoresha ikoranabuhanga n'iki byose ndabareba ndavuga ati nzabyara kandi umwana muzamubona akomeje kugenda ndamwereka nabonye Yesu wabonye Yesu nabonye Yesu tariki 21 z'ibishya 22 z'ukwa 12 ndi Rusizi kuko nta kindi yakongeraho kandi koko wa Yesu nabonye yakomeje kumbera igihe kiza kugira ngo abisare mu mujyi wa Kigali umuntu aza kumbwira ati Jean Paul inshuti yanjye yagira amahirwe yo kumenyana n'abakomeye mu gihe gikwiriye ariko sinacyo cy'ingenzi cyane cy'ingenzi ni ukumenyana na Yesu kuko ukomeye wayo kuzajya mu gitondo zagenda n'undi azagenda tumenyane n'uworoheje nawe yagende gutyo nanjye igihe kizagira nzagenda no kunguko ariko aza kumbwira ati Jean Paul inshuti yanjye none kuba mu mazina y'akatabyara abona ko wenda atekereje ko kugira Burayi kuba tugarutse ariko tutadafite ubushobozi ariko ndatangara maze gutangara yambaye ngo rero ngo ndumva nshaka kujya kugira ndumva nta kintu nakora kugira ngo mubyaye atete mutega amatwi kandi ati naje gukurikirana nsanga kugira ngo mubyaye no kugira ngo bajye gukoresha icyo bita in vitro ubwo buryo bw'ikoranabuhanga nuko mwaba ufite nuko bisaba miliyoni 8 kandi nzazi gutangira atari kugiye na telefone y'uwo muntu nakoze contact mesiya yarangije byose maze kurangiza hasigaye ko ngenjaye ndamwitegereza ndamubwira murakoze uriya rero umuntu mutoya niwe afite amafaranga akenshi tumwita muzehe wenda ataturusha imyaka niko nyine n'ibyubahiro byinshi kandi ku bana byo ni ngombwa si icyaha mujye mububaha akwiye kubaha mujye mububaha niko bibi ijambo ry'Imana tubwira ndabije ndamubwira rero mu by'ukuri nabonye Yesu kandi Yesu nzi ko amagije ku gihe cy'Imana umwana ushaka ati nzamubazanira azaza muhumuri kuko ijuru ryarimo yibwira yuko n'igihe cyo kujya gutaba mu gihe kigiye kugera uyereka amabwire yubana n'Imana neza Yesu ashimwe ijuru yakubwiye kuba makuru yamara kuba makuru ukamusigo bimeze kucyapa tumenye ngo bizagenda ku munsi n'uyu niho muzabyara cyangwa ko n'umuntu ari kuhita ubona yuko mwishura no batanga ibimenyetso yuko icyo yagabiye kuri wowe kiyafuso Yesu ashimwe ketse bitari maso ariko ijuru ryaguhamiriza rikakubwira yuko icyo yagambiriye kuri wowe kiyafuso yo usenze ukabana n'Imana yuruka muri wowe igakora wajya ukamimenya na wajya unagenda ukabimenya kuba nubwo ngenda uyu munsi kameze gutya ariko ejo hari Imana izakora mu by'ukuri igihe cyaje kugera hashize igihe gitoya ni hafi gati y'amezi 3 n'amezi 6 umwana yararimo ndabahamagara mbabwira niba ari inkuru ya mbere banejeje n'inkuru kuko umudamu yasarira tuyikavuga ati ntabwo ndi bubivuga ntabwo nabwira nkomeje kurira hano muri salo bya abakozi bamenya azamuka ajya muri etage ajya kurira avuga ati Imana utego icyo ni Imana ibishaka ikibishakaho ikibigushakaho kuko ijambo ry'Imana avuga ngo turaho yaremye muri Kristo Yesu kugira ngo twamamaze imirimo myiza yaduhamagaye Yesu abamugisha rero numvishe twahagararira aha ngaha amasaha yacagiye mwarimu wacu akaza agakomeza niho mushumba mu gitondo gahunda zose ugomba kuzikomeza wihangane kugira ngo nawe ufatire umwanya ukoreshe ariko mubane n'Imana usenge Imana mwegere Imana ijambo ry'Imana avuga ngo twegere Imana nayo izatwegera ariko murwaye Satani nawe azabahonda icyo ari cyo cyose Satani yagambiriye yaba ari mu gihe cya none yaba ari mu gihe kizaza iyo uri kumwe n'Imana hakabuza Imana isubiza imigambi yayo Imana yamuje ko ihabwa icyubahiro kariho mushumba Sashimwe cyane uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibigishamo imbaraga dukeneye imbaraga rero niba Yesu